Reka tubahe ikaze abakurikiye Akomosi YouTube channel nkuko bigaragaza cyangwa se bigaragara ku rubuga rwa REB. REB ikaba yashyizeho itangazo rigaragaza igihe abakandida bazakorera ibizamini by'akazi byo kwigisha mu mashuri yisumbuye ndetse n'abayobozi b'ibigo. Iri tangazo rikaba ryasohotse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2025. Akomosi nkuko rero tubizi ni sosi y'amakuru. Nari nabagejejeho yuko amakuru yose twe twabagejejeho cyangwa se twe twabahaye amakuru agaragaza igihe cya nyacyo ibi bizamini bizakorerwaho. Nari nababwiye yuko ibizamini bizakorwa mu mpera z'ukwezi kwa mbere, byatindaho gatoya nkuko abakozi ba REB bari babitubwiye, bikaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri. Byasohoye rero ibizamini bizakorwa nkuko muri kubibona mu itangazo kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ibi bizamini rero bikazakorerwa ku masite azashyirwaho ndetse n'urutonde ruzagaragara ku rubuga rwa REB bitarenze ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2025. Abantu rero babaye shortlisted, mwitegure neza ibi bizamini. Hari imbuga ziri kugenda zishyiraho ibizamini byagiye bikorwa bizabafasha kuba mwakwitegura gukora neza ibi bizamini. Iri tangazo riragira riti: urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi rw'ibanze REB ruramenyesha abakandida bose basabye akazi ku myanya yo kwigisha n'iy'abayobozi b'amashuri school leader position ko ibizamini byanditse gihuye n'ibyo azigisha subject budget, icyo bita subject based exam, ndetse n'ikizamini cy'icyongereza kigaragaza urwego uriho mu ndimi rwigishwamo aribyo bita English Proficiency Test, giteganyijwe kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri buri karere. Bivuze yuko buri karere rero gafite ahantu kazakorera. Ni bya bindi bisanzwe, haba hari site ku bigo by'amashuri ibi bizamini bikorerwaho. Ari nayo mpamvu REB yavuze iti izashyira urutonde hanze rugaragaza abakandida bazakorera ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2025. Mwitegure rero. Site nta zindi ni za zindi muba mwarahisemo, uhitamo ahantu ushaka kuzakorera ikizamini. Ahantu utuye niho uzakorera ikizamini. Nanone ukongera ugahitamo ahantu cyangwa se uturere dutatu wumva uzakoreramo ibyo bizamini. Ibi byose rero turi kubibagezaho kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa. Icyitonderwa, ibizamini byose hamwe bizakorwa mu masaha 3 n'igice. Bivuze yuko kubera yuko harimo n'ikizamini cy'icyongereza, hakakubitaho n'ikizamini cya subject cyangwa se buri mukozi azakoraho cyangwa se ashaka kuzigishaho, ibi byose bikazamara amasaha 3 n'igice. Umukandida wese arasabwa kugera kuri site ikorerwaho ibizamini iminota 30 mbere y'isaha ikizamini kizatangiriraho. Uzahagera ikizamini cyatangiye ntabwo azemererwa gukora. Ibi rero ni ibisanzwe kubera yuko biba bisaba kumanza kureba niba abakandida bose bujuje ibisabwa cyangwa se bafite ibyangombwa. Ibi birasaba yuko mbere y'iminota 30 uzaba wageze kuri site y'ikizamini kugira ngo bacekinge ibi byose ko ubifite. Buri mukandida arasabwa kuzakorera ikizamini kuri site yoherejweho. Bivuze yuko nta mukandida ushobora kuzajya gukora ku yindi site atariho ari registered cyangwa se atariho yoherejwe. Buri mukandida arasabwa kuzaza yitwaje indangamanota ye na headphone. Bivuze yuko ikizamini cy'icyongereza hazabamo kumva ururimi. Uburyo kizakorwamo rero ni ukuvuga ngo ashaka kuzaguha test ukayumva, hanyuma hasi bakakubaza iki? Bakakubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ibi byose rero usabwa kubitegura neza kugira ngo byibuze uzabashe kuba watsinda iki kizamini cy'icyongereza cya English Proficiency Test. Ikindi rero, telefone ntabwo zemewe mu cyumba cy'ikizamini. Ibi ngibi rero telefone muzazisiga hanze. Ikindi, buri mukandida agomba kuza mu kizamini yibuka neza username na password bya konti ye ya e-recruitment. Iri akaba ari itangazo rero ryashyizwe umukono na Dr Mbarushimana Nelson, umuyobozi mukuru wa REB. Akaba ari itangazo ryashyizwe hanze ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2025. Bivuze gute rero? Bivuze yuko byibuze bisaba kuzatsinda neza subject, isomo ukaritsinda ukajya 50% ndetse n'iki kizamini cy'icyongereza cyo gutestinga cyangwa se kureba level ugezeho kuba
wumva uri capable yo kwigisha mu rurimi rw'icyongereza, aribyo bita English Proficiency Test, naho ukazagira pasi y'amanota 50%. Bivuze yuko rero uzatsindwa kimwe muri ibi ngibi, uzatsindwa ntabwo azabasha kuba yabona akazi hano muri REB. Mwitegure neza, musome ururimi rw'icyongereza, musome grammaire, musome icyo bita text comprehension, bya bindi twigaga. Ibi byose bizabafasha kwitegura neza ibizamini bya REB ndetse no kubitsinda. Reka tubifuriza rero kuzabitsinda neza. Icyo tubasaba ni uguhora muri update ndetse no kumenya amakuru yose tubagezeho kandi ku gihe. Ciao ciao.